ni ukumenya ko gutera imbere bisaba gufasha abandi. Buriya urwego rwose waba uriho ntukisuzugure. Hari umuntu urusha ubushobozi, hari umuntu runaka urusha amikoro. Rwanya ubwoba nibwo uzinjira mu mugambi w'Imana. Rwanya ubwoba nibwo uzinjira mu cyo Imana igushakaho. Rwanya ubwoba nibwo uzinjira ku cyo Imana yakuvuzeho. Iki ni igihe kugira ngo winjire muri season yo guhirwa. Iki ni igihe kugira ngo winjire muri season yo gukora ukagira ibyo ugeraho. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Yesu nashimwe cyane bavandimwe. Uyu ni Muhozi Eric nanone ugarutse kugira ngo akugezeho ijambo ry'Imana rigamije kukwigisha no kuguhugura no kukugeza ku kigero Imana ikwifuzaho. Reka dusenge. Data mwiza, Mana ikomeye, Mana igira neza, turagushimye ko waturinze, turagushimye ko wabanye natwe. Turakwinginze kugira ngo uze ubane natwe muri kino cyigisho. Reka Data mwiza umwigisha nabe ari we, ahubwo Data mwiza ukoze ikara ryaka umuriro ku munwa wanjye kugira ngo mvuge ibivuye ku ntebe yawe. Ndakwinginze rero kugira ngo uturinde kuba ingumba z'amatwi kandi uduhe kumva neza icyo ijambo ryawe ritubwiye. Mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro, ibice byaho ni 30, umurongo wa 43 wonyine. Ubundi tuganire ku magambo Imana yashize ku mutima wacu, tuze gufata umwanya dusenge. Umurongo wa 43 ni paje ya 28 mu isezerano rya kera. Bibiliya iratubwiye ngo uwo mugabo agwiza ubutunzi cyane, agira imikumbi myinshi n'abaja n'abagaragu n'ingamiya n'indogobe. Dusubiremo uyu murongo. Uwo mugabo agwiza ubutunzi cyane, agira imikumbi myinshi n'abaja n'abagaragu n'ingamiya n'indogobe. Mwakira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana umwanya muto. Tugiye kuganira ku bintu 12 byatuma ugera kure. Uze kunkurikira neza, ndakoresha igihe kitari bukurambire, ariko nzi neza yuko iyi nyigisho hari icyo Imana yayimbwiyeho ku muntu uri buyitega amatwi, iraza guhindura ibintu bikomeye ku buzima bwe. Tugiye kuganira ibintu 12 byatuma ugera kure. Ibintu 12 byatuma ugera kure. Uyu mugabo twasomye mu Itangiriro ni umugabo witwa Yakobo. Ngo Yakobo ngo yari yarariganyije mukuru we Esawu. Noneho ni inkuru ndende sinirwa nyisubiramo. Ngo aza guhunga, ariko ngo Imana, ukuboko kw'Imana kuguma kuri uwo mugabo. Biriya yatubwiye ngo uwo mugabo aba umutunzi, ngo agira ngo imikumbi, ngo agira n'ingamiya n'indogobe n'ibintu byinshi cyane. Mwuka w'Imana yanganirije arambwira ngo iki ni igihe kugira ngo winjire muri season yo gutunga. Iki ni igihe kugira ngo winjire muri season yo guhirwa. Iki ni igihe kugira ngo winjire muri season yo gukora ukagira ibyo ugeraho.
nibwo nahawe ibi bintu 12 ngiye kukugezaho byatuma ugera kure. Ikintu cya mbere cyatuma ugera kure ni ukwigira ku bageze ku iterambere. Buriya mu buzima twese tuba dufite abantu twigiraho, abantu dufata nk'aba role models, abantu tuvuga tuti natwe turashaka kugera ku byo bariya bagezeho, Imana yabikunda tukanaharenga. Buri ikintu cya mbere kizagufasha kugera kure cyangwa se kugera ku nzozi zawe, bizagusaba kwigira ku bageze ku byo wifuza kugeraho. Bizagusaba guca bugufi ukiga neza ibyo bakubwira. Niba ari inzira yo gukora ikintu runaka, nta kintu na kimwe kidafite abakigezeho. Ndagira ngo ubwire mwene data, izo nzozi zawe uri gushaka kugeraho, hari undi muntu wageze kuri icyo kintu. Buriya rero ikintu kizagufasha kukigeraho cyangwa se kugera kuri urwo rwego wumva ushaka kugeraho, nuko wakigira ku bageze kuri iryo terambere, kugira ngo uzagire ubu butunzi nk'ubwo ijambo ry'Imana ritubwiye uyu mugabo witwa Yakobo yari afite, kugira ngo njyewe nawe tugere kuri ubu butunzi burimo umugisha w'Imana. Ikintu cya mbere Imana irimo iradusaba ni ukwigira ku bageze ku byo twifuza kugeraho. Ikintu cya kabiri kizatuma ugera kure ni ukwiyubaka ku byo ushaka. Iki nkubwiye ngo kwiyubaka ku byo ushaka ni ugukusanya information zagufasha kugera kuri icyo kintu wumva ushaka kugeraho. Ni ugukusanya amakuru cyangwa se ukiga uburyo bwose bwagufasha kugera ku iterambere wumva ushaka kugeraho. Kandi Imana izagufasha nuhaguruka ugashyira mu bikorwa ibitekerezo ufite, ugashyira mu bikorwa ukiyubaka ku byo ushaka, ugashaka information, ugashaka amakuru, ugashaka ubumenyi bujyanye n'icyo kintu wifuza kuzakora. Ikintu cya gatatu kizagufasha kugera kure ni ukuticuza ku bw'ahashize hawe. Kuticuza ku bw'ahashize hawe. Uyu mugabo Yakobo yanyuze muri byinshi, yanyuze mu bintu bikomeye, yashwanye n'umuvandimwe we, yariganyije umugisha wa umuvandimwe we mukuru we Esawu. Kandi nanone Bibiliya iratubwira ngo yahuye n'ibintu bikomeye mu buzima bwe, ngo yakoye umugore imyaka 14, ariko ntiyigeze acika intege, yakomeje kugira umutima wo kuticuza ahashize he, ahubwo akomeza kugira intego mu byo akora, akomeza kuba maso y'icyo ashaka kuzageraho, akomeza guharanira icyo yifuza. Bibiliya yatubwiye ngo yageze haba umutunzi ukomeye, ngo agira imikumbi myinshi, ngo agira indogobe n'ingamiya. Ndagira ngo ubwire mwene data, ubu butunzi cyangwa se ibi bintu Yakobo yagezeho nibyo abenshi natwe twifuza. Ubutunzi ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu, abantu benshi bifuza kugeraho. Rero ikintu cya gatatu kizagufasha kugera kuri ubwo butunzi, kizagufasha kugera ku cyo wifuza kuzaba cyo, ni ukuticuza ku bw'ahashize hawe. Amen. Ikintu cya kane kizagufasha kugera ku cyo wifuza kugeraho ni ukurwanya ubunebwe. Kurwanya ubunebwe. Buriya ubunebwe ni ikintu gikomeye gishobora gutuma n'umugisha Imana yari kuguha iwigizayo ikawigizayo nk'imyaka 2 kugira ngo ubanze ushire ibitekerezo ku murongo, ubanze ujye mu bushake bw'Imana. Imana yanga abanebwe.
ni nayo mpamvu iri jambo rimanutse rikubwira ngo ku ngingo ya 4 yagufasha kugera ku cyo wifuza kuzaba cyo ni ukurwanya ubunebwe, guharanira kugira icyo ugeraho. Icyo wifuza kuba cyo uzagiharanira. Icyo wifuza kuba cyo bizasaba kugira courage, bizasaba gukora cyane. Iki ni ikintu cya 4 kizagufasha kugera ku cyo wifuza kuba cyo. Ikintu cya 5 mwene data cyagufasha kugera kure cyangwa se cyagufasha kugera ku nzozi zawe ni ukumenya ko gutera imbere bisaba gufasha abandi. Buriya urwego rwose waba uriho ntukisuzugure. Hari umuntu urusha ubushobozi, hari umuntu runaka urusha amikoro. Rero kugira ngo ugere ku rwego rwisumbuye ku rwuriho ubone umugisha w'Imana, Imana iragusaba gufasha abo urusha ubushobozi. Iki ni ikintu kizatuma uva ku rwego uriho ukagera ku rundi ubihawe n'umugisha w'Imana. Bizava mu gufasha abatishoboye, bizava mu gufasha abo urusha ubushobozi. Ntukisuzugure, ndongera mbisubiremo. Uko waba umeze kose, ubushobozi waba ufite bwose, hari umuntu urusha ubushobozi kandi ari umuntu ukeneye ubufasha bwawe. Ikintu rero cya 5 kizagufasha gutera imbere no kugera ku cyo wifuza kuba cyo ni ukumenya ko gutera imbere bisaba gufasha abandi. Ikintu cya 6 kizagufasha gutera imbere cyangwa se kugera kure ni ukurwanya ubwoba. Ubwoba ni umwuka uva kuri Satani. Ubwoba ni umwuka uba ushaka yuko utava ku rwego uriho. Ubwoba ni umwuka uba ushaka ko udatera imbere. Ubwoba ni umwuka uba ushaka ko utagira icyo wigezaho. Rero mwene data, ikintu cya 6 kizagufasha kugera ku cyo wifuza kuba cyo cyangwa se kugera ku yindi ntambwe yisumbuye kuyo uriho ni ukurwanya ubwoba. Rwanya ubwoba nibwo uzinjira mu mugambi w'Imana. Rwanya ubwoba nibwo uzinjira mu cy'Imana igushakaho. Rwanya ubwoba nibwo uzinjira ku cyo Imana yakuvuzeho. Ikintu cya 7 kizagufasha kugera ku cyo Imana ikwifuzaho cyangwa se kugera ku iterambere ni ukutava ku izima. Kutava ku izima nabigereranya nko kudacika intege. Ntugacika intege mu buzima. Nubwo hari byinshi byaba bigutera kwibaza ku ejo hazaza hawe, ntabwo ugomba gucika intege. Ntabwo ugomba kuva ku izima. Ntabwo ugomba kurekera gukora imirimo myiza. Ntabwo ugomba kurekera gukurikirana icyaguteza imbere. Mwene data rero, ikintu cya 7 cyagufasha kugera ku iterambere ni ukutava ku izima. Ikintu cya 8 cyagufasha kugera ku iterambere ni uguhorana icyizere cy'ejo hazaza. Abantu benshi batakaje icyizere. Abantu benshi batakaje ibyiringiro. Abantu benshi batakaje courage yo gukomeza gukora. Ariko mwene data, ikintu cyagufasha kugera ku iterambere ni ukudatakaza ibyiringiro by'ejo hazaza. Humura, icyo Imana ikwifuzaho ni icyiza. Humura, Imana izagugeza ku iterambere. Humura, umugambi w'Imana ni mugari kuri wowe. Humura, ibyo Imana yifuza kukugirira ni byiza. Humura, nubwo uyu munsi byaba bitacamo, ejo bizagenda neza. Ntugatakaze icyizere cy'ejo hazaza. Ikintu cya 9 mwene data cyagufasha kugera ku iterambere ni ukumenya kuyobora amarangamutima yawe. Kumenya kuyobora amarangamutima yawe. Ntugakomeretswe n'ubusa. Ntugakomeretswe n'ibibonetse byose. Ntukemerere ikintu na kimwe guhungabanya umutima wawe.
ijambo ry'Imana riratubwira ngo murinde umutima kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ndagira ngo ubwire rero mwene data, ugomba kurinda umutima wawe, ukarinda umutima wawe bibi byose, ukarinda umutima wawe ukawurinda gukomereka. Nubwo akenshi duhura n'ibyakomeretse umutima wacu, nubwo akenshi duhura n'abaduca intege, ugomba kurinda amarangamutima yawe. Wowe uzagirwa n'ibiva mu mutima wawe. Umutima wawe niba ubayeho mu bikomere, nawe ntabwo uzabaho wishimye. Ugomba kurinda umutima wawe, kuko ari byo ijambo ry'Imana ritubwira, ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ikintu cya 10 kizagufasha kugera ku iterambere ni ukumenya ko abatsinda badatinya guhomba. Kumenya ko abageze ku iterambere baba bataratinye kunyura mu bihe byo guhomba, cyangwa se kunyura mu bihe byo gukora nibunguke, cyangwa se kunyura mu bihe byo kugerageza kugira icyo bakora kugira ngo biteze imbere, nyamara ntibakigereho. Icyo gihe nacyo kijya kibaho, ukagerageza gushora mu bintu runaka ariko ukabona ntabwo uri gutera imbere. Ariko umugisha w'Imana iyo aba ari uwawe, uzagukurikirana, ntabwo uzigera ukuvaho. Icyo Imana yakugeneye, nubwo washira imyaka 5 uri muri business bitagenda, ndagira ngo ubwire mwene data, Imana izabigenza neza kandi uzagera kure, uzagera ku cyo Imana ikwifuzaho. Ikintu cya 11 kizagufasha kugera ku iterambere ni ukumenya ko ubuzima turimo ari ishuri ry'iteka. Kumenya ko ubuzima tubayemo ari ubuzima bwo kwiga buri munsi. Kumenya ko ubuzima tubayemo ari ubuzima bwo guhora twiyungura ubumenyi. Kumenya ko ubuzima tubayemo ari ubuzima bwo guhora duharanira kugira icyo twakiyungura ku byo kumenya. Ndagira ngo ubwire rero mwene data, nubwo buri guca mu bihe bitoroshye, menya yuko wenda waba uri guca mu ishuri ry'Imana. Icyo gihe bizagutera kugira akanyabugabo, icyo gihe bizagutera kugira umutima ukomeye, bikagutera ibyiringiro byo kumenya neza yuko nubwo bitagenda neza uyu munsi, ejo hari amahirwe yuko ibitaragenze neza ejo hashize, ejo hazaza bizagenda neza. Ikintu cya nyuma aricyo cya 12 cyagufasha kugera ku iterambere, cyangwa se cyagufasha kugera kure, ni ukumenya ko ari wowe ugomba kurwanira ibyo ushaka. Kumenya ko ari wowe ugomba kurwanira ibyo ushaka. Nta wundi muntu ufite inshingano zo gukurikirana inzozi zawe. Nta wundi muntu ufite inshingano zo gukurikirana icyo wowe wifuza kugeraho. Nta wundi muntu ufite inshingano zo gukurikirana ikiri mu bitekerezo byawe. Mwene data, nta wundi muntu ufite inshingano zo gukurikirana ibyo ushaka kuzageraho. Ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite iyo nshingano, ni wowe wenyine ufite iyo responsibility yo gukurikirana icyo ushaka kuzaba cyo ejo hazaza. Imana rero iguha umugisha mwene data. Wowe uteze amatwi ukumva iyi nyigisho ivuga ku bintu 12 byakugeza ku cyo wifuza kuba cyo. Ndagira ngo ubwire mwene data, Imana iragukunda, kandi ibi bintu 12 tubonye bizagufasha nubishyira mu bitekerezo, nubishyira mu nyurabwenge yawe ya buri munsi. Twasomye inkuru y'umugabo witwa Yakobo, ngo uyu Yakobo ngo marayika yamuhinduriye izina ngo amwita Isirayeli, ngo ni ukubera yuko ngo yaharaniye kuhindurirwa izina. Nawe icyo uzaharanira Imana izakiguha, icyo uzaharanira kuba cyo Imana izagishyigikira kandi izacyemera. Imana ishyigikiye ko ugera kure, Imana ishyigikiye ko umugambi w'Imana uba mugari kuri wowe.
wicika intege rero. Ndagira ngo mubwire mwene data, umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana urakomeye, nubwo waba uri guca mu bihe bikomeye. Ibi bintu 12 tubonye, nubikurikiza uzava muri iryo shuri uritambukemo amahoro, uzava muri iryo kugeragezwa ugutambukemo amahoro. Kandi nubwo waba uri guca mu kigeragezo gikomeye, nukurikiza neza ijambo ry'Imana tumaze kwiga, kuko nzi icyo Imana yavuze kuri ino nyigisho ku muntu uzayumva, nzi neza yuko Imana izagukura muri iyo situation. Imana izakuremera ishimwe. Imana izatandukanya ibyari byaranze guhinduka ku buzima bwawe. Imana izanyuranya amaboko ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Reka ngusengere Imana. Data mwiza, Mana ikomeye, Mana igira neza, ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe ni amazi amara inyota. Ndagushimye kubwo umaze kuganira natwe. Ndagusabye Mwami Yesu kugira ngo usange uyu muvandimwe, umusange ikibazo afite ukimukemurire, kuko uri Imana. Kubwa byose reka izina ryawe abe ari ryo rihabwa icyubahiro. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza.